Marley yari umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo n'umunyamuziki ukomoka muri Jamaica. Azwi cyane nk'umwami wa reggae. Umuziki we wamukundishije isi yose kubera ubutumwa burimo bw'amahoro n'ubwigenge. Yari kandi umwe mu bagize itsinda rya The Wailers. Uretse umuziki kandi, Bob Marley yari umuntu uvuga ukuri, uvuga n'uburenganzira bw'abantu, cyane cyane aharanira ubwigenge no kwibohora mu bitekerezo. Yari umuhanzi w'icyamamare, umwe mu bazamuye umuziki wa reggae ukamenyekana hose, ndetse akaba umwe mu bantu beza baririmbaga ubutumwa bwiza mu ndirimbo zabo. Yavutse ku itariki ya 6 Gashyantare 1945, apfa tariki 11 Gicurasi 1981, avukira mu gihugu cya Jamaica mu gace kitwa 9 Mile. Ababyeyi be bamubyaraga, ise yitwaga Marley, nyina akitwa Sidel Buka. Gusa ise yari umwongereza, nyina akaba umunya-Jamaica. Nibo baje kubyara umunyamuziki w'icyamamare, avukira muri Jamaica, aza kubaho imyaka 36 gusa asiga amateka akomeye mu muziki wa reggae no mu butumwa bw'urukundo n'amahoro. Ikindi kandi, Bob Marley yari umwana umwe rukumbi, n'abavandimwe basangiraga ababyeyi bombi mu muryango yavukiyemo. Gusa nubwo Bob Marley yari umwana umwe rukumbi ku babyeyi be bombi, yagize abavandimwe benshi ku ruhande rwa se no ku ruhande rwa nyina, kuko se na nyina nyuma bagize abandi bana mu zindi ngo ku ruhande. Umva uko byagenze ku nkuru y'urupfu rwa Bob Marley. Mu 1977, abaganga bamusanzemo kanseri y'uruhu, bayisanga ku gikumwe cy'ikirenge. Abaganga bamusabye gukata urutoki cyangwa se igikumwe cy'ikirenge kugira ngo kanseri idakwirakwira mu mubiri hose. Ariko igitangaje, Bob Marley yarabyanze, ahanini kubera imyizerere ye ya Rastafari no gushaka gukomeza ibikorwa yari afite by'umuziki. Cyakurikiyeho, kanseri yaje gukwirakwira mu mubiri, mu bwonko, mu bihaha n'ahandi hose, ndetse yaje kuremba cyane mu mpera z'ubuzima bwe. Urupfu rwe rwaje gutangazwa ku itariki 11 Gicurasi 1981, apfira i Miami muri Jackson Memorial Hospital. Nuko Bob Marley yaje gupfa azize kanseri y'uruhu yakwirakwiye mu mubiri, izwi nka metastatic melanoma. Amagambo ya nyuma Bob Marley mbere yuko apfa yavuganye n'umuhungu we Ziggy Marley, yagize ati "Money can't buy life", bisobanura ngo amafaranga ntashobora kugura ubuzima. Aya magambo yayavuze ari mu bitaro mbere gato yuko yitaba Imana mu 1981. Ubutumwa bwari bukomeye cyane, yibutsaga ko ubwo umuntu yagira amafaranga menshi adashobora kugura ubuzima cyangwa kurinda urupfu. Aya ni amagambo akunzwe kwibukwa cyane kugeza n'uyu munsi kubera uburemere bw'icyo yashakaga kuvuga. Umva uko yashyinguwe. Bob Marley yashyinguwe ari mu isanduku, kandi bashyiramo ibintu byinshi by'ingenzi byamurangaga, harimo gitari ye nk'ikimenyetso cy'umuziki we, Bibiliya yerekanaga ukwizera kwe, urumogi cyangwa se ganja bijyanye n'imyizerere ye ya Rastafari, impeta yari yarahawe n'umugore we Rita Marley. Umuhango wo kumushyingura wari umuhango ukomeye w'igihugu, witabiriwe n'abayobozi n'imbaga y'abantu benshi. Haririmbiwe indirimbo ze, harimo izimenyerewe nka Redemption Song, No Woman, No Cry. Wari urimo amasengesho ya Gikristo ndetse n'imihango ya Rastafari. Yashyinguwe mu cyubahiro gikomeye, mu ivangavange ry'umuco, kwemera kwe n'umuziki wamuranze. Reka turebere hamwe amagambo y'ingenzi Bob Marley yasize avuze, amagambo yakugirira umumaro mu buzima bwa buri munsi, haba mu byo ukora, mu buzima, mu rukundo ndetse no mu myemerere. Bob Marley yaravuze ati
Ntukihutire guca urubanza ku muntu utazi urugendo rwe. Urukundo nyarwo ntirugira imbibi. Uwisanzuye mu mutima niwe ukira by'ukuri. Ntugomba kubaho ubuzima bw'abandi, ibereho ubwawe. Nta kintu kiruta amahoro yo mu mutima. Ubutunzi nyabwo si amafaranga, ahubwo ni ukwishima. Iyo uhisemo kuba mwiza, isi irakugarukira. Ntukemere ko ubwoba bukubuza kugera ku nzozi zawe. Ubuzima ni urugendo, si iherezo. Nta mahoro yaboneka mu mutima wuzuye urwango. Ntukemere ko amagambo y'abandi aguca intege. Icyo utera nicyo usarura. Ntukigire nk'undi muntu, ba uwo uriwe. Ubuzima bugenda neza iyo ufite umutima mwiza. Kwihangana ni intwaro ikomeye mu buzima. Umuntu udakunda ntamenya agaciro k'ubuzima. Nta ntsinzi ibaho idafite urugamba. Ubutwari si ukutagira ubwoba. Ubutwari si ukutagira ubwoba, ni ugukomeza n'ubwo bufite. Ntukabeho utegereje ejo, tangira uyu munsi. Umutima wawe niwo uyobora ubuzima bwawe. Ntukemere kuba imbata y'ibitekerezo bibi. Wubahe ejo hazaza hawe uhereye uyu munsi. Ntawe ushobora kubaho ubuzima bwawe uretse wowe. Ukuri gushobora kubabaza ariko kurakiza. Ubuzima bugira agaciro iyo ubusangiye n'abandi. Ntukemere ko ibihe bibi bikugira nabi. Ubuzima bwiza buturuka ku mutima wuzuye urukundo. Ntukemere ko isi iguhindura uwo utari we. Uko ubaho uyu munsi nibyo bigena ejo hazaza hawe. Wige gukunda ubuzima nubwo bugerageza kugutsinda. Aya ni amagambo 30 y'ubutumwa bwa Bobo Marley yasize avuze. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi.